ni iki? intebe y'Imana. Noneho isi niho ibirenge by'Imana ngo bikandagira. hanyuma noneho nimba Imana iri mu isi ntabwo iri muri Afurika y'Epfo honyine, nta nubwo iri muri Amerika honyine, ahubwo iri no mu Rwanda. Naguciye mu ijambo, hari n'irindi jambo rivuga ngo urumva nzagendera muri mwebwe, nzagendera muri mwebwe, nzabana namwe, nzakorera muri mwebwe. Ngaho umva umuntu noneho bisobanuye ko Imana iri kumwe na M23 kandida. Ariko sugira ngo hari ikibazo kitemewe n'Imana. Se mwagize ngo Imana igiye n'abakongomani biciwe iriyo yabiciwe na bagize na Wazareno. None se nta basirikare baba Kristo bariho? Ntawe uri umusirikare zo mu ijuru ngo nitwihane ibyaha tugire gute ngo tugire gute, ariko mu isi nibigeze batwigisha uko tuhaba. Uzasanga abo bantu bamwe batemera gutanga umutekano, batemera gutanga umuryango, abo bantu batemera mituweli, batemera indangamuntu, mbese n'abayobe bo mu rwego rukomeye. Bo babigishije kuba mu ijuru, ntabwo babigishije kuba mu isi. Kandi ngira ngo nubwo mu ijuru, ntabwo mu ijuru tuzabaho imyaka myinshi, ariko iyo nzi myinshi niyo maze mu isi. Urumva kuba mu ijuru byoroshye kurenza kuba mu isi. Impamvu mu ijuru ntabwo hazabera iyi mirwano ibera, ni icyumba gikoreramo amarangamutima. Icyumba cya gatatu ni icyumba cyitwa icyubahiro cy'umuhanuzi. Icyubahiro cy'umuhanuzi. Icyumba cya kane ni icyumba Satani akoreramo. Icyumba cya gatanu ni icyumba cy'indamu z'abahanuzi. Icyumba cy'indamu z'abahanuzi. Bano rero ntabwo mbafata nk'abahanuzi. Umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi ni umuntu umenyesha ikintu kitaraba. Kabiri, umuhanuzi ni umuntu ukubwira ikintu cyakubayeho ariko we atarazi. None bano bahanuzi dufite muri iyi minsi, arabona isasu rivugiye Kongo, agahita bamutera kamera, agahita bavuga ati Imana yanyeretse Kongo iteye u Rwanda. Ubu byacitse Igisenyi, kandi ubwo ntiyahageze wasanga atanahazi. Hagati aho gati Gisenyi. Ariko twabonye Mutesi Scovia we neza kigwa hafi. Kandi pasiteri yaravuze ko ngo Scovia yari yambaye ngo antibari, nimba mu bayimwambitse arimo. Ahubwo nimba yarayambaye antibari, ahubwo uriya ni umushakashatsi. Ya wenda Scovia yari yambaye antibari ariko y'umubiri. Noneho Claude tuzi ko ari umupasiteri, ubwo yambaye antibari y'Imana. None se bundi umupasiteri, noneho rivuza barirutse. None se tuvuge ko atari pasiteri? Ntabwo ari pasiteri. Yewe ndakubwiye ngo tusapoze ko Mutesi yari yambaye nayo. None se babyemera? Ariko ubundi ubu naba nsa gutya nkaba ntaziranye n'ibuye. Murakoze. Wabugize gute? Naba nsa gutya nkaba ntaziranye n'ibuye. Ngaho reba umunyekongo ukuntu umusatsi wahirimbiye, reba ukuntu ameze, sibyo? Ntabwo arya, ni umusirikare ukorera leta, ariko bamufatanya igipfurumba cy'urumogi. Basi siyo bamufatana n'amabuye n'ibuye. Ko wumva haba amabuye? Ko iyo bamufatana amabuye, kuki bamufatanya urumogi? Ahubwo kuko haba ishyamba ryinshi, niho urumva bihingira urumogi. Dusapoze ko nariya mabuye nta nahari. Kuko iyo haba amabuye tuba twarabafatanya amabuye, ariko twabafatanya urumogi. Birahindutse, ntago muri Kongo haba y'amabuye, ahubwo hibera y'urumogi. Bitandukanye, ariko byari bifite umubano mwiza n'u Rwanda. Ariko uyu munsi wa none akaba amaje agatotsi kavuga ngo Kongo n'u Rwanda, Kongo n'u Rwanda, Kongo n'u Rwanda. Bongewe rero
kabone ko wansubije wambwiye ngo nk'umuntu usenga Imana ndi umuntu usenga Imana utinjira muri politike ariko natwe ntago turi muri politike cyo ni icyambere impamvu ndi bugusubize ndi bugusobanure ndi umuntu usenga Imana utinjira mu banyepolitike igihe icyo ari cyo cyose umuntu ashaka kwica izina ryawe ntabwo azabura aho ahera yica izina ryawe urankurikiye noneho ababonaga kera tudashoboye reka nkubwire ikintu twashimiramo Imana ababonaga kera tudashoboye nibo barimo kubona ko turimo gutera inkunga abandi ayubishe noneho njyewe aho mvuga ahubwo Imana iduha ubushobozi bukomeye na Amerika tuyitera inkunga se bamwe tubafatanya urumogi ngira ngo warabibonye sigiye nakubwira ngo binywera itabi nta mirwanire yabo iyo kubonye ufite imbunda akabona uri umunyarwanda gusa ahita ishyira hasi niyo yaba afite intwari niyo yaba ari machine gun akakubona niyo yakorana pisto uri umunyarwanda aravuga ati karabaye ahita yirukanka icyakoza ahungira mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano njya nkunda Rumaga Juno niwe ujya uvuga ngo u Rwanda ruzira umwaga u Rwanda rero rwacu ruzira umwaga rwacira n'abo bantu rwirengagiza ibikorwa byabo no kuduharabika kwabo perezida yaravuze ngo ariko ayo mabuye banshinza simbona bo bayatunze harimo abakene bari hanyuma y'abanje ayo mabuye bavuga barimo banshinza ngo ntwara ubutunzi bwo muri Kongo simbona muri Kongo hariyo abakene bari hanyuma y'abanje siho hantu haba inzu z'ibyatsi Kasereka Chombe unafika kwa Rwanda unakufanya vita tunashindwa vita ndio tunakosa kwa kukimbia tunaona tukimbilie Rwanda Goma region Muvira Goma ku region ndio kuna gombana hapana njoo kwetu tulikuwa ratumikia kugombana tuligombana ngambo ya Borone 13 basi bakatushinda nguvu tukarudi Goma tunatoka kule adui anadushinda nguvu ulipitia wapi yego mbahaye ikaze mwe mwese mukomeze kubana natwe amuherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye dusuze aba diaspora inshuti zacu z'akadasohoka barundi kaze abanyarwanda kaze cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda imbere ya kamera ni Umurage TV rero watumiye umutumirwa hanyuma ni umuzungu from Rwanda cyangwa from Congo no from Rwanda muri Kongo se bagira inzobe nk'iyi ngiyi mvaye bisiga mu korogo bakikoroga kugira ngo babe inzobe ariko aka kayobe kanjye ni special wahasanga iyo nzera napfubye cyangwa nawe wari iyi ni special cyangwa nawe warisize yari amavuta mu korogo yarisize izi nkokora zaba zibigaragaza ko shawaretse urabona izi nkokora zidasa no mu maso ababireba mu birebe neza usa nk'abakongomani njyewe ntago nsa n'abakongomani barisa bisukwabo genda asa n'abanyarwanda from Rwanda abakongomani ngo baba babyibushye amatama oya harimo n'abananutse sinabonye mu basirikare harimo n'abatungutu twaje kubera inzara ngo binywera itabi ryonyine niryo bakunda kwinywera n'ibintu by'inzoga ariko ibiryo manza nta bibayo nk'ibiba mu Rwanda shatse kuvuga ko ziriya ngabo za FDL ndetse na za Wazalendo hanyuma n'ingabo za Kongo ntago ziboneza ibyo batipe baba bari nose batarya nose wajya ku rugamba utari cyangwa rira ni itabe bagira binywera itabi kugira ngo nyine biyongoze bakora utuntu nyine twa feke ni itabi meze utese meze neza ibintu ni sawa ndashimira Imana irandinze impagazeho ndi mu gihugu kizira umwaga
kizira amatiku cyuzuye amahoro n'umutekano ubu ndidegembya byongeyeho noneho ntunze n'Imana mu mutima wanjye. Nose ari abantu badatunze Imana? Barahari. Nk'abazi? Abazi Imana bamenywa nayo, ubwo abayizi nibo bamenywe nayo, batayizi ubwo ntabwo nayibazi, abatayimenye nabo ntabwo. Abantu bashobora kuba bazi Imana ni abameze bati, n'abatayizi none udusobanurire. Abantu batazi Imana nta nubwo rero mbitindaho ko ntabwo ari byo turimo by'Imana cyane byo kugira ngo tugire. Ni ukuvuga ngo Bibiliya igaragaza ko hariho umurongo wo kumenya Imana, nta wundi uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti, niwe muhuza w'abantu n'Imana. Niba uwo Yesu Kristo w'umuhuza w'Imana n'abantu uwo muntu atamwemera kandi ari umuhuza w'Imana n'abantu, n'Imana ntabwo imuzi, kuko umuyoboro w'abana bamenya Imana ni Kristo Yesu, niwe muyoboro. Urakoze cyane. Twabonye abahanuzi bamwe na bamwe bahanura ati intambara, abandi mbese bakumva byacitse, ariko nkawe umuhanuzi mpamvu nagutumiye ku Murage TV 7, hanyuma nagira ngo tubwire abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ese kuki abahanuzi b'iyi minsi babona byacitse bakavuga ati reka natwe tude dufatira, kuki badahanura mbere y'ibigiye kuba? Ambo ndabisobanura gutya. Ubundi umuhanuzi agira ibyumba 5. Mu byumba 5 harimo icyumba cya mbere bita icyumba gikoreramo n'Umwuka Wera. Icyumba cya kabiri ni icyumba gikoreramo amarangamutima. Icyumba cya gatatu ni icyumba cyitwa icyubahiro cy'umuhanuzi. Icyubahiro cy'umuhanuzi. Icyumba cya kane ni icyumba Satani akoreramo. Icyumba cya gatanu ni icyumba cy'indamu z'abahanuzi. Icyumba cy'indamu z'abahanuzi. Bano rero ntabwo mbafata nk'abahanuzi. Umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi ni umuntu umenyesha ikintu kitaraba. Kabiri, umuhanuzi ni umuntu ukubwira ikintu cyakubayeho ariko we atarazi. None bano bahanuzi dufite muri iyi minsi, arabona isasu rivugiye Kongo, agahita bamutera kamera, agahita avuga ati Imana yanyeretse Kongo iteye u Rwanda. Ti ubu byacitse Igisenyi, kandi ubwo ntiyahageze wasanga atanahazi. Hagati avuga ati Igisenyi birakomeye. Ubwo ni ubuhanuzi bw'iterabwoba. Nagira ngo mpumurize Abanyarwanda. Haleluya. Nagira ngo mbahumurize mbabwire ngo turi mu gihugu Imana yaduhaye. Bibiliya ivuga i Kanani. Kera twari tumeze nk'abari muri Egiputa. Egiputa twakoreshwaga iby'agahato. None Imana yatwihereye igihugu kimeze nka Kanani. Ubu turi mu gihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, giha umunyarwanda uwo ari we wese agaciro. Turi mu gihugu kitabamo iterabwoba. Turi mu gihugu cyuzuyemo umugisha w'Imana. Turi mu gihugu kirimo ibiryo. Turi mu gihugu sinzi ko nagisobanura, kuko nsobanuye igihugu cy'u Rwanda, amateka twavuyemo n'amateka tugezemo ubu ntabwo wabisobanura ngo uzabirangize. Ariko reka mpumurize Abanyarwanda mbabwire nti nimuhumure mukomere, mu ijuru hari Imana iba inaha mu Rwanda iwacu. Abakera babivugaga, usibye ko babivugaga sinzi ibindi bintu bagamije, baravuga ngo yirirwa ahandi igataha hehe mu Rwanda. Iyo rero ntabwo mvuga ya Mana y'ahandi, nge ndavuga iyo mu ijuru ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nimuhumure, iby'abahanuzi b'iterabwoba barimo bavuga ntabwo babizi. Ntabwo ari Imana yabatumye mu yandi magambo. Uravuze ngo ni igihugu cy'amahoro, cy'amata n'ubuki ndetse na Kanani, ariko hari abaperezida cyangwa se hari ibihugu byavuze ko u Rwanda
nubwo ari igihugu gitoya ariko kitari sawa bitewe nuko ngo kitera inkunga M23. Ese nkaho usenga Imana koko, urumva nkaho usenga Imana, aba ba perezida cyangwa se batavugwa rumwe n'u Rwanda, abari inshuti bakayita bagati rero reka twigire muri Kongo kwizanira y'amabuye, ubwo u Rwanda turahita turutera umugongo. Reba u Burundi, urebe Afurika y'Epfo, urumva ibyo ni ibihugu ndetse hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ariko byari bifite umubano mwiza n'u Rwanda, ariko uyu munsi wa none akaba amaje agatotsi kavuga ngo Kongo n'u Rwanda, Kongo n'u Rwanda, Kongo n'u Rwanda. Bongewe rero kabone ko wansubije wambwiye ngo nk'umuntu usenga Imana, ndi umuntu usenga Imana utinjira muri politike, ariko natwe ntabwo turi muri politike. Icyo ni icya mbere, impamvu ndi bugusubize ndi bugusobanurire. Ndi umuntu usenga Imana utinjira mu banyepolitike. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu ashaka kwica izina ryawe ntabwo azabura aho ahera yica izina ryawe. Urankurikiye? Noneho ababonaga kera tudashoboye, reka nkubwire ikintu twashimiramo Imana. Ababonaga kera tudashoboye nibo barimo kubona ko turimo gutera inkunga abandi. Ayubice? Noneho ngewe aho mvuga, ahubwo Imana iduha ubushobozi bukomeye na Amerika tuyitera inkunga. Igihugu cy'u Rwanda no muri Amerika tubatera inkunga, kabone naho bavuga bati muri Amerika u Rwanda rudutera inkunga tutanayibatera, ariko uzi umuntu kwitirira ikintu doga bati iki kintu utanakora umuntu akaza akavuga ati uriya muntu atunze miliyari kandi mwikofe warakubiswa, uranamwihorera ukavuga ati ahubwo aho ngaho ugize neza ukigendera. None rero bariya ni abantu bashaka guharabika igihugu cyacu. Urumva kandi batumwa na babandi birigiriya nashatse kuvuga. Ni babandi batumwa bategereza ko dupfa dukindutse. Ngo bategereza ko turi bupfe dukindutse ngo baraheba. Rero ikintu navuga bategereza ko bari bufate Gisenyi. Bari bazi yuko ngo batsinda Igoma bakatsinda, bamara gutsinda ngo M23 bakayirukana, ngo bamara kwirukana ngo bagahita ko bakomeza n'Igisenyi ngo binjira mu Rwanda. Hanyuma basanga bari abahungu ba M ariko tinyi izina ryanditseho M23 aho kantu kumve ni M, urumva nyine donc ntago bikoraho. Urumva abahungu rero bakozwe n'isoni kuri icyo, barangije bamwe barambuka baravuga bati rwose turayamanitse, bamwe tubafatanya urumogi ngira ngo barabibonye. Sigiye nakubwira ngo binywera itabi nta mirwanire yabo. Iyo kubonye ufite imbunda akabona uri umunyarwanda gusa ahita ishyira hasi, niyo yaba afite intwari, niyo yaba ari machine gun akakubona yakorana pisto uri umunyarwanda, aravuga ati karabaye, ahita yirukanka. Icyakoza ahungira mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano. Njya nkunda Rumaga Juno niwe ujya uvuga ngo u Rwanda ruzira umwaga. U Rwanda rero rwacu ruzira umwaga, rwakira n'abo bantu, rwirengagiza ibikorwa byabo no kuduharabika kwabo. Perezida yaravuze ngo ariko ayo mabuye banshinza simbona bo bayatunze, harimo abakene bari hanyuma y'abanje. Ayo mabuye bavuga barimo banshinza ngo ntwara ubutunzi bwo muri Kongo, simbona muri Kongo hari abakene bari hanyuma y'abanje. Siho hantu haba inzu z'ibyatsi. Mu Rwanda hari inzu z'ibyatsi tugira, natwe mu Rwanda dufite ahantu hari ayo mabuye bayida. Rero mwihanga none se babyemera, ariko ubundi ubu ntabansa gutya nkaba ntaziranye n'ibuye. murakoze
waba ugize gute? Naba nsa gutya nkaba ntaziranye niwe. Ngaho reba umunyekongo ukuntu umusatsi wahirimbiye, reba ukuntu ameze, sibyo? Ntabwo arya, ni umusirikare ukorera leta ariko bamufatanya igipfurumba cy'urumogi, basi siyo bamufatana n'amabuye nibu. Ko wumva haba amabuye? Ko iyo bamufatana amabuye kuki bamufatanya urumogi? Ahubwo kuko haba ishyamba ryinshi niho urumva bihingira urumogi, dusapoze ko nariya mabuye nta nahari. Kuko iyo haba amabuye tuba twarabafatanya amabuye ariko twabafatanya urumogi. Birahindutse, ntago muri Kongo haba y'amabuye ahubwo hibera y'urumogi. Murakoze. Ndakubwiza ukuri. Hanyuma iyo ubonye ibiri kuvugwa, ndetse hari n'abantu bamwe na bamwe bavuga, wayibonye Jaguar hari ivuye Kampala na Mirembe, zajya ejo bundi bareka. ariko ngo hariyo n'abantu bumvishije amasasa ageze Igisenyi, bagurisha twangushyira bagati kabaye mureke twigire Kampala. Gisenyi se oya, perezida ariko n'ingabo za RDF zaravuze ngo ntimugire ikibazo. Abo nyine iyo wirukankanyijwe kera nagushira impumbu. Ariko rero icyo twababwira nuko ibitwirukansa nta bigihari. U Rwanda ruzira umwaga. Niko bimeze, wibishidikanyaho niko bimeze. Itsoke ibyatwirukankanaga twabisize inyuma, ubu turimo turatumbira imbere. Hanyuma abapasiteri bamwe na bamwe cyangwa se n'abashumba, abantu benshi, bundi kuki abapasiteri badashobora gufata abakristo babo? Urana nk'abantu bafite insengero, kuki badashobora kubigisha ijambo rishobora kumara abantu ubwoba, ahubwo bakabigisha kwigira? Ni ukubera iki ubona umukristo babonaga kubise bakahita bavuga ati turashize? Ese ni ibya bikomere bya kera cyangwa ni kwa kwigishwa nabi? Cyangwa se kuko Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi kandi basizweho ikimenyetso cy'amaraso. Rero Bibiliya ikavuga ngo ijuru ni iki? Intebe y'Imana. Noneho isi niho ibirenge by'Imana ngo bikandagira. Hanyuma noneho nimba Imana iri mu isi, ntabwo iri muri Afurika y'Epfo honyine, nta nubwo iri muri Amerika honyine, ahubwo iri no mu Rwanda. Naguciye mu ijambo, hari n'irindi jambo rivuga ngo urumva, nzagendera muri mwebwe, nzagendera muri mwebwe, nzabana namwe, nzakorera muri mwebwe. Ngaho umva umuntu noneho bisobanuye ko Imana iri kumwe na M23 kandida. Ariko sugira ngo hari ikibazo kitemewe n'Imana? Se mwagize ngo Imana n'abakongomani biciwe, rero yabiciwe none se tuvuga ko na Wazareno. None se nta basirikare b'abakristo bariho? Ntawe uri umusirikare, adusapoze mu buryo bw'umubiri. Nabimana yanabashyigikira, noneho ndanabitangaje, Nabimana yabashyigikira kugira ngo bagere Igoma, bahafate bakupure amazi n'umuriro by'abatura, bakomeze bambuke bagere hose, ahubwo n'igihugu cyose Kivu y'Amajyepfo. Ndifuza ngo na Kivu bagere na Kinshasa. Ngo bazava Kivu bahita bakomeza. Oya, hose bane muri Kongo hose nta kibazo. Ngo nuko ihita bakomeza. Kisekedi arihana ubwo ngubwo ibyaha afite ibyaha. Wese ibyaha afite ribi niby'inda nini. Afite ibyaha nyine ntago murondoye. Je narindi kubaza. So warumbaza kuba pasteri bakigisha intama ngo bazigishe kumva muri bo igihugu kirimo amahoro. Icyo ni icyambere, sibyo? Ngo bakire, si ukumva nyine bafite amahoro mu gihugu se? Reka nkusubize ibibazo wambaje nabyumvisha. Impamvu uwo mupasteri nawe ubwe ntabwo yatanga amahoro adafite. Nawe akeneye amahoro.
akeneye nawe kubanza kubwirizwa ko amahoro ahari. aha uvuze akantu keza. none se ushatse kuvuga ngo abakirisitu n'abashumba bashyize hamwe, urumva amacakubiri, inzangano n'amashyari n'amoko bakabikubita hirya iriya, ni ukuvuga ngo igihugu cyatengamara. ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Igihe cyose bariya bashumba cyangwa aba bakristo bumva akantu gakomye bakavuga ngo turapfuye turashize, ni ukuvuga ngo ni bya byaha byabo bakoze bikiri mu mitima yabo, ntibariyakira ubunyarwanda n'ubunyarwandakazi, nta nubwo bariyakira igihugu cy'amata n'ubuki Imana yaduhaye, baracyari muri bya bikomere bya kera. Uwo mushumba rero ufite izo nzangano n'ayo matiku no kutiyakira ko ari umunyarwanda no kutiyakira ko uwabwiriza ari umunyarwandakazi, ntabwo azatangaza amahoro adafite. Niyo mpamvu batwigisha kuba mu ijuru gusa, ariko ntibatwigisha ukuntu umuntu aba mu isi. Kandi burya tuba mu isi tujya mu ijuru. Ariko ukaba mu isi ariko uri muzima, ukaba mu isi ariko uri mwiza. Nose waba mu isi ufite urwangano ureba mugenzi wawe ukafata umuntu ukamira. Icyo navuze ngo bo batwigishije kuba mu ijuru, ntabwo batwigishije kuba mu isi. Siko nakubwiye, batwigishije kuba mu ijuru. Batubwiye indangagaciro zo mu ijuru, ngo nitwihane ibyaha tugire gute, ngo tugire gute, ariko mu isi ntibigeze batwigisha uko tuhaba. Uzasanga abo bantu bamwe batemera gutanga umutekano, batemera gutanga umuryango, abo bantu batemera mituweli, batemera indangamuntu, mbese ni abayobe bo mu rwego rukomeye. Bo babigishije kuba mu ijuru, ntabwo babigishije kuba mu isi. kandi ngira ngo nubwo mu ijuru, ntabwo mu ijuru tuzabaho imyaka myinshi, ariko iyo nzi myinshi niyo maze mu isi. Urumva kuba mu ijuru byoroshye kurenza kuba mu isi. Impamvu mu ijuru ntabwo hazabera iyi mirwano ibera hano mu isi. Mu ijuru hazahora hariyo ibikorwa byiza by'abana b'Imana, ariko mu isi bizadusaba ko duhura n'abantu bameze nka Kisekedi, batuvuma, batwanga mu buryo bukomeye. Rero inama zihari n'ibisubizo bihari ni uko abo bashumba bagakwiye gufata abakristo bakabigisha indangagaciro z'ubunyarwanda, bakabigisha indangagaciro z'ubukristo. Ariko mbere y'uko uba umukristo wabanje kuba umunyarwanda, mbere y'uko uba umwana w'Imana wabanje kuba umwana w'u Rwanda. Hejuru y'ubukristo turi n'abanyarwanda. So rero ni uko nguko gahunda zimeze, ntabwo batanga ikintu badafite, ariko ngewe ndatanga amahoro kuko nyafite mu izina rya Yesu. Niko Yesu yavuze ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo simbahaye nk'uko abisi batanga. Iyo umuntu afite amahoro, ntabwo akantu kakubita ngo yiruke, ahubwo ahumuriza abandi. Abo bakristo cyangwa abo bashumba bameze nk'abantu ba Gihazi, bumva akantu gakomye bakavuga ngo turapfuye turashize. Ba Gihazi murakoze. Akwa mugani ba Gihazi ngo yabonye ngo Gihazi ntabwo akizwa rega, avuga ko azi Imana ariko ntayazi. Yabonye nazo ingabo ziba gusa. Siriya nyina aravuga ati turapfuye turashize. Kandi dufite abantu bavuga ati turapfuye turashize. Si abakristo nibo bavuga ngo ni abakristo. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo kubaho ndiho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo. Ariko ubundi kuki utinya gupfa kandi uri umukristo? Kuba ndiho so nibyo, ariko naho nanapfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkene byose ndamahoro. Se si ibyo ngibyo koko se uko bimeze, niyo gahunda. Twabonye Pastor Claude
ajya ku Gisenyi ngo agiye kuzana amakuru nabonye isasu rivuga mbona arirutse. ese wowe ntiwakiruka ariko twabonye Mutesi Scovia we neza kigwa hafi kandi pasiteri yaravuze ko ngo Scovia yari yambaye ngo antibari nimba mu bayimwambitse arimo ahubwo nimba yambaye antibare ahubwo uriya ni umushakashatsi. oya wenda Scovia yari yambaye antibari ariko y'umubiri, noneho Claude tuzi ko ari umupasiteri ubwo yambaye antibari y'Imana. none se bundi umupasiteri noneho rivuza barirutse. none se tuvuge ko atari pasiteri ntabwo ari pasiteri. yewe ndakubwiye ngo tusapoze ko Mutesi yari yambaye ariko ngewe siko mbibona. tuyisoreze noneho birangira nawe agiye ku mihanda yo gufata inkuru. Mutesi Scovia wenda yambaye antibari y'umubiri ariko pasiteri we yambaye iy'umwuka. agasasu kavuze tuba tubuze umuntu tubona ivumbi. murakoze. hanyuma reka nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka ariko reka nkubwire ngo nyamuneka nyarukira ku Murage TV7 kandi subscribe ukoresha na comment mukore sabone mu Kirundi. sabone ni français, subscribe ni mu Cyongereza. asoma baida. nawe uri shalom.